Mwaramutse neza, mwaramutse nanone. Nongeye kubifuriza igitondo cyiza, isabato nziza ku bagiye kuyitegura uyu munsi, weekend nziza kuri mwebwe mwese enjoyinga weekend muruhutse, akazi keza kuri mwebwe mukomeza gukora muri weekend, Uwiteka abarindire impagarike. Twagarutse rero muri wa mwanya mwiza twese tuba dutegereje dukunda, ari wo kuganira ku ruhererekane rwa filime nyarwanda. Mu gitondo murabizi aba ari intimba ya Ravi. Intimba ya Ravi igeze aho isobanye, ariko twebwe dukeneye gusobanuramo icyo dushaka kwiga. Ni abarimu rero, ni abarimu beza, ni abarimu badahwema kuduha impanuro, kuduha ibyo dushaka kubona. Komenti zanyu zikomeza kutwigisha, zigatuma basobanukirwa ukuntu sosiyete nyarwanda ihagaze n'icyo dushaka ko bakina. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mukomeje kwandika, mwebwe mwese mudutega amatwi, ni ukuri muri abanyamurava. Hano kuri Wini rero turaramukanya aho turi hose ku isi hose, ubundi tukifurizanya amahoro y'Imana, tukarenzaho tugira tuti niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kora subscribe ubundi utere agatebe twiganirire. Niba warakoze subscribe kandi ntugende udasize comment yawe, kuko ni imwe mu bintu twubakiraho tubagezaho ibyiza mukeneye kumva, ibyo mukeneye kubona. Icyo usabwa rero ni kimwe, ni ugukanda ukumva video, ukayumva itangiye ikarinda isoza ukiyumva, kuko iyo ukumvishe ibyatangiye gusa ntumve ibirangira, nta kintu uba ukuyemo. Duhera ku makuru y'ibyasohotse ejo, tugasoreza ku biri bukinwe uyu munsi. Reka twanzikire rero mu rugo kwa Shema bw'inama yateranye. Umunsi w'ejo murabyibuka byari ibibazo byinshi cyane, byari amahane impande n'impande, barira bagira bate, ariko uyu munsi niwo munsi wo guhata ibibazo papa wa Aline, ariko nanone hajemo akantu ko gukeka papa Shema. Ubu ngubu gahunda yacu ntiyaba igiye kugwamo inshishi. Bakunzi b'intimba ya Ravi, musenge umupangu wa papa Shema ukore, kuko ntabwo dushaka kubona Aline yitwa umugore wa Shema. Rwose nanjye ndi mu ikipe idashyigikiye Aline. Aline yakabaye umugore mwiza, yakabaye umukobwa mwiza, ariko kuva aho yazaniyeho ibintu byo kuroga n'ibiki ntago nkimufana pe. Manzi aragira ati ubu se nibamuvumbura, natwe reka dushake plan B icyo tuzakora. Ubundi Manzi ndagufana pe, iteka ahorana plan B, nako banza agira na plan nyinshi, yewe sinjya mumenyera. Ganza mu bitwenge byinshi yamaze kumenya ko mukuru we atari yararozwe, ariko nanone aragira ati ni iki kintu wakoze, ni icyo ugamije? Ese ko nshimye ibyo wabigezeho, unabishaka no kubikora, papa azaboneka ati njyewe nkeneye papa. None se koko ugiye gukora ubukwe papa ariho ari muzima adahari? Bakunzi b'intimba ya Ravi, nanjye iki kibazo mpora nyibaza. Ese koko bazemera kumushakira undi musaza yicare yemere kandi azi aho papa we ari? Aha ni kuri Wini Entertainment, ntimucike, ibibazo n'ibisubizo biba bihari kandi byose biba bihabereye igihe. Katugarukire mu rugo rwacu rw'abakomediye mu rugo rw'abakomediye bacu, ubundi niho honyine umuntu agera kumva umutima uratuje kwa Mama Ravi. Nyuma yo kwirukana Neira, ariko nubwo Mama Ravi atangiye gutekereza kumugarura, ndumva njye atari igitekerezo cyiza. Neira nibyo muri uru rugo arisanzura, twamaze kubimenya ko aba afite irungu, afite ibibazo, aba atabayeho neza kubera kuba wenyine. Ariko se muri uru rugo umwana w'umukobwa ujya aho kabaye kwa nyirabukwe akamaraho igihe kingana gutya, akatura yendozi ko ari ugutura, ubundi ubwo uwo mugabo aramutse atamushatse, iyo depression yazayikira? Uwo mugabo batabanye se iyo arahaye ubuzima bwe bwose kwa nyirabukwe, yazabaho ate mu minsi iri imbere?
Oya, iki gitekerezo wahisemo cyo kumwirukana nicyo, umuretse ubanze umuhe kwitekerezaho, utekereze Manzi abanze agaruke, ubundi ubanze uganire na Manzi wumve niba koko agitekereza uyu mukobwa, naba agitekereza uyu mukobwa mubashyingire, apana kuza kwicaraho, njye ntabwo mbishyigikiye. Ese koko mama Shema azi neza aho umugabo we akiri? Ko yemereye muramukazi we ko ubukwe niburangira azamutwarayo. Bigaragara ko mama Shema amakuru ye yose aba yazi kandi ayakurikirana, ariko ntabwo aba ashaka kwerura ngo abivuge. Yodisi nawe ngo aramukumbuye. Biyayu we, Biyayu bon appetit koko. Umunsi w'ejo amabyuka ko Biyayu yashakaga kunywa agacyayi n'akarindazi kamwe ka Ravi, ariko mu by'ukuri baje kumwicaza baramuganiriza, Mado asigaye amaze kumenya kuganira atuje adatongana, amwibutsa ko yanyweye igikoma yariye n'irindazi rye, ariko Biyayu ntabwo aba yahaze pe. Bajye bagerageza mumuhe ahage niba bihari, mu gihe bidahari rega Biyayu nawe n'umuntu mukuru ajya atuza, kuko arabizi neza ko hano ibiryo bitahahora, aranabizi neza ubushobozi uru rugo rufite, niyo mpamvu uru rugo arukunda, ariko kurya agahaga byarananiranye. Kuri subscribe, ukore like, comment yawe ize mu by'imbere, kuko niyo tugenderaho tumenya ibyo mwebwe mukunze n'ibyo mwishimiye. Mama Ravi na Ravi baracyari ba bantu b'inshuti z'imbere, ba bandi bagikundanye bakiganira utuntu twose. Ese mwebwe nk'abakunzi ba Mimi, murumva Mimi ari bwemere ko 600,000 bajya kubishakamo icyo bakora, cyangwa arahitamo kongera kugura iPhone? Manzi si uyu nguyu ubyutse avuga ukuri, we biragenda bite? Aho ngaho Manzi ntagiye kubwiza ukuri Shema ko Dr Kevin ari mu buzima bwa Ravi, bikaza kwangiza imipango ya Ravi, cyangwa Ravi baramubwira imipango ya Shema kugira ngo ategereze Shema ye kwinjira mu buzima bwa Kevin. Mwebwe dufatanyije gukunda iyi filime, ndabasabye muze kumbwira ukuntu mubona uru ruhererekane rwa Kevin na Manzi na Ravi na Shema, n'abantu ubwo ngubwo bahangayitsemo hano. Ubundi murebye neza umuntu uhangayitse cyane ni Manzi. Manzi uzi ibintu byose ariko akaba adafite ubushobozi bwo kubivuga. Njyewe ndi Manzi nabivuga, kuko Ravi turamuzi ko abika ibanga, nabivuga akaba azi neza ko Shema ari mu mikino we na papa we, ariko ntajya mu buzima bwa Dr Kevin, ko Kevin niboneye hariya n'utugambo turyohereye avuga, nahura na Ravi nta kabuza bizikora, na cyane ko yagiye yigaragaza kenshi, ajya inama, utugambo amaze kumubwira ko ari we wamwitagaho, abandi baganga akabahagarika, akaba ari buza kuvura Ravi. Andi mubyibuke ko yagabye n'inka, inka n'ijambo ryayirenzeho muraryibuka, bati burya rega naba n'umukwe. Yarivugira. None rero aracyahamagara n'uyu munsi. Manzi se ari buze guha Ravi nimero ya Kevin? Ntimuze gucikwa, ni mu kanya saa 4 ubwo turiwe tubona Kevin yasuye Ravi ngo Ravi yarembye. Ese kuremba kwe ntabwo Manzi yari bubivure? Ariko abanebwe baragwira. Ibaze ko Mado na Mimi badashaka guhaguruka ngo bakore. Ese bazakomeza kubaho mu kwaha kwa Ravi na mama we? Ese aba bantu ko babona Ravi akirwaye, bazi neza ko Ravi atemerewe gusohoka, baraza kubaho bati mama Ravi se azasigara agende ko iyo adahari batamwitaho? Uyu munsi rero ni umunsi w'uko bigomba gusobanukirwa. Mimi warakomeje, uyu munsi numuze gucika ubwo Mimi amaze gukura, yemeye gufata amafaranga yose n'akaga telefone k'ijana bashakaga kumuha ntibakamuhe, hagati mubanze mukore inyungu nizo zizavamo telefone muzangurira. Wow, Mimi yabera avuze neza, agize neza. Ganza we yamaze kujya mu bintu tayari, hahandi ari nawe uri gukomandinga imyenda iki, kandi mwibuke ko ubwo ari gukomandinga ibintu byose Narine yamaze kubitanga. Reka rero bizahahurire kubera gupingana no kutabazanya.
uyu minisitiri se we uje yivugisha neza yigenza neza ibibazo agiye guhura nabyo arabizi. Abana batangiye kumubaza papa wabo, none se papa wabo nibatamubona barakuraho umusaza wo kwambika iyo ngofero? Numva ko ingofero bamaze kuyibarira kwihare kandi igomba kuhaba mu muco nyarwanda, murabizi. Biraza kugendekera bite minisitiri na mama Shema babuze umusaza wo kwambika ingofero? Ese barajya gukodesha umusaza papa w'abana ahari? Ntimuze gucikwa. Weho rero ugeze ahangaha icyo usabwa ni ukumva ikiganiro cyose aho gihera kikageza aho gisoreza, kuko nibwo uba ukuyemo ikintu cy'umumaro cyane. Bakamenya uko situwasiyo ihagaze. Mu kanya gato tugiye kuba dukurikira ikindi gice cyayo. Ni saa 4 zuzuye na Mariya arikira kuza kuyikurikirana kugira ngo tuze kuba turyoherwa muri rusange. Reka duhere kwa mama Shema. Kwa mama Shema birangiye nako kwa mama Ravi. Kwa mama Ravi Shema umunsi w'ejo yari ari gutakamba apfukamye asaba imbabazi, ariko turacyabafitiye inama. Cyakora Shema nk'uko yabivuze uriya mubyeyi arasenga iyo umubeshya arakwitegereza akabibona. kuko biriya iyo bitaba amasengesho ntabwo wakabaye wizera Shema. Reka ariko rero nanone Shema ni umuntu mukuru, nta kintu kindi agendeye muri ruriya rugo, afite amafaranga, ntabwo yakabaye ngo aze ngo apfukamire uriya mubyeyi abaye atari urukundo. Ni urukundo rutuma apfukama. Ese weho ubundi urabona biriya bintu byo kwa mama Ravi mu gihe baramutse koko bamenye ko Ravi yabayeho bakongera bakabica? Kwa mama Shema huko kwa Ravi bamwica pe, bamwica. Aline n'umugome, Aline afite ubugome bwinshi, ibaze ko none no gupanga kurogana Manzi cyaganzo. Ntabwo byamuhira rero uburozi bwe Manza tita amafaranga ye hanariye ntibukora pe. ngo waroze hajya ahora roga. Uramupfumu n'umupiratano. Wakombye ahora hinnye agatoki. Uramupfumu n'umupiratano. Wasanga ari na tumukata za Tito. Wayigenge sha. Ako yagiye hedi. Abantu bakumbuye wayigenge muze muvuge mumbwire. Na Tito wacu. Tito niwe wayigenge harya. Niwe wayigenge. Wa musheri wa Ange ni Tony. Tony. Yes, no kuvuga ngo rero ikintu mbona cyo ibintu bigiye guhindura isura muri no filime igiye kuryoha. Nawe niko uri kubibona cyane. Ubusi imyenda koko bazabona ahantu bayibika. Izaba ari ibaza abangu 12 abakobwa 12 ushiremo abajeni mama. Hano harya abandi bambara ni bande? N'abageni na pare na marene. Ariko nubwo ari family habakwe abamanza ku rundi ruhande bafite n'uruganda rukora amafaranga. Wasanga minisitiri afite kakamashini njye numva mu nyinamico. Birashoboka kuko iyo myenda buryo numvishe zabihenzemo n'iki, ndumva ikaza zambaye zabi ihagaze nka miliyoni y'idolari imwe. Uko minisitiri ubanza ariko ari minisitiri w'isi. Byaracanze. Aho kwa ngofero agatimba turakambara yani gukodeshwa kimwe. Yakambara ka 2 yakambara k'ijana n'ubundi byose byitwa gatimba. Yes, no kuvuga ngo rero ibintu byakaze, ibintu birakaze. Ngira ngo wabonye ko Manza amaze kumenya ukuri gisigaye n'iganza. Ganza bamubwire no kuri undi mwana arababaje ibaze niba niyo riri ndege akaba mu bya. Buriya naga hora hari igihe Manza asamwihengekana mubwire gusa Ganza nawe arizera. Wumvishije yuko yizera neza kuko utazaba cyane. Kandi na Korodina ariko Korodina n'umunyabwenge ukiraho. Korodina n'umunyabwenge ibaze ukuntu abajeje umudekorateri ngo none se ubundi ingofero bazayambika nde? Wa mugani bari gutegura ubukwe ba nyirasenge bashe